Hallelujah. Ankoreye surprise nabwiye twavuganye ariko buranzamwishyura. Turashima Imana nk'umuryango nk'uko yarabivuze. Ndashima Imana cyane mami yigeze kubivuga ngo ni mu maseri, ntabwo nabivuga uyu munsi ngo birangire, ariko ndabambahaye trailer cyangwa se seri ya mbere. Ubwo andi maseri zagenda kurikirana. Ndashima Imana cyane, Imana yadukoreye ibitangaza bikomeye cyane guhera ku munsi wa mbere. Ndabyibuka ntegura urugendo rwo kuzina ntabwo ari ibintu byari binyoroheye. Nateguye urugendo na passport mfite, nari ndi muri process yo kubona citizenship, kandi ibyifuzo byanjye byari ukuzagira ubirori ndi kumwe n'ababyeyi banjye. Nabonye Imana guhera icyo gihe twagira plan y'ubukwe, nabonye ubwiza bw'Imana rwose. Narabubonye, ndi umuhamya wo kubihamya. Nabonye Imana guhera ku munsi wa mbere Imana kugeza na n'isaha. Ikindi nshima Imana cyane, ndashima abantu bose batendinze ubukwe bwacu. Usibye ko ntabwo byantunguye, wenda abantu batanzi, ariko hano ni mu rugo, ntabwo ndi umushyitsi. Ahantu narahasengeye cyane, nari umunyeshuri nigaga muri Unirake. Niba ari ikintu nakumbuye mvuye inaha, nakumbuye kubona urusengero ruhora rufunguye. Kuko narazaga mvuye ku ishuri nkaza ari ibindemereye, ari ibitarakemuka byose, nkicara hariya ngasenga nkumva ko byose bikemutse. So kuba church ari umuryango ni ibintu nzi, kandi narishimye cyane. Last Sunday narishimye cyane igihe naje ngasanga urusengero ruruzuye, bari babuze n'aho bicara bicaye inyuma. Ndavuga nti wow, ndishima cyane. Ndavuga nti ntabwo nshidikanya ubukwe bwacu buzagenda neza. So ndashima abantu cyane, ndabashima cyane abantu bose batendinze ubukwe bwacu. Komeza nshima Imana, yatubereye byose, yatubereye igitangaza. Ni ukuri Imana muyimera amashyi. Haleluya. Sandi jya kuri piano gatoya. Amen. Inzira zari zifunze, wazimpinduriye irembo, kagahinda kadashira karashize. Aho guhora mvuma iminsi, kwiganyira bya buri munsi, umpinduye mutaraga singipfumbatitama. Inzira zari zifunze, wazimpinduriye irembo, kagahinda kadashira karashize. Aho guhora mvuma iminsi, kwiganyira bya buri munsi, umpinduye mutaraga singipfumbatitama. Imirimo yawe iracyavuga. Ndi umugabo uhamya yuko ukomeye. Inzira zari zifunze, wazimpinduriye irembo, kagahinda kadashira karashize. Aho guhora mvuma iminsi, kwiganyira bya buri munsi,
umpinduye mutaraga singipfumbatitama. Imirimo imirimo yawe iracyavuga. Ndi umugabo uhamya yuko ukomeye. Warakoze warakoze warahabaye. Warakoze warakoze warahabaye. Kakarago k'ubusharire mwami niho wantabariye. Ijwi ryanjye ryasaraye warahabaye. Kakarago k'ubusharire nukuri mwami niho wantabariye. Wanze yuko ntembagara wimya abanzi banjye ububasha bwo kumpindura igitaramo ku gasozi. Kakarago k'ubusharire mwami niho wantabariye. Ijwi ryanjye ryasaraye ariko warahabaye. Wanze yuko ntembagara wimya abanzi banjye ububasha bwo kuduhindura igitaramo ku gasozi. Kakarago k'ubusharire mwami niho wantabariye. Warakoze warakoze warahabaye. Imirimo imirimo yawe iracyavuga. Imirimo imirimo yawe iracyavuga. Imirimo imirimo yawe iracyavuga. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana. Nigeze kurira atari umunezero, ndira kubwo mubabaro. Nkavuga ngo Mana bizagenda gute? Sinabonaga inzira, sinabonaga naho bijyaje. Ariko mu bintu nabonye ejo, nta muntu wagendanye n'Imana ngo Imana imutererane. Ntawe nabonye wavuganye n'Imana ibyo yavuganye n'Imana bihere. Sinzi wowe ukuntu bimeze, ariko njye ntabwo nari meze neza. Sinari meze neza habe na gato, ariko ndashimira Imana yo mu ijuru. Naje hano nje gushima Imana gusa. Wari umuhigo wanjye mvuga ngo Mana, nunkorera nkabura bukwe Imana yakoze ejo, nzagushima. Sinari mfite umukobwa dukundana, ariko ndavuga uwo wese uzaza tuzakora ubukwe kuwa gatandatu, ku cyumweru tuzaza mu nzu y'Imana. Wari umuhigo wanjye. Ndashima Imana rero ko impaye umukobwa wumva uzi Imana. Gushaka kwacu rimwe na rimwe rege guhabana n'ubushake bw'Imana. Nje bampanuriye
uyu mwana w'umukobwa mureba kumara igihe kinini Imana imumbwira, kandi twari tuziranye, ariko ibyo ngibyo bitarimo byo kuba twa dating. Nabaga mvugana na mukuru we mama Miss Alice, uyu yabaga ari ku ruhande ariko andebera ku ruhande gutya ari kumwe n'abana. Bari batuye hano ino nzu, kino gipangu gifatanye n'urusengero. Ariko Imana ishimwe kugihagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Hari ibyo Imana yambwiraga byinshi byinshi, bimwe Bishop yarabimbwiraga umubyeyi wanjye, n'ahandi ngiye bakabimbwira, nkandika ngeze aho none ndavuga Mana sinzongera kwandika, sohoza ibi. Ndabyibuka sinzibagirwa, narimo hano ndi mfite agahinda kenshi, icyo gihe nabanaga na Faustin, tudafite icyo kurya, tudafite buri kimwe cyose, ariko turi hano. No Faustin akambwira Appolinaire bizagenda gute? Mbwira bizamera neza, kuba turi mu nzu y'Imana. Twavaga hano tudafite icyo kurya, tugakora umurimo w'Imana, tugasoza tukagenda tukabwirirwa njye na Faustin. Rero mumbabarire, sibyo nshima Imana. Nkajya muri dushe ngiye gukaraba nkaza ngasanga Faustin yaryamye kubera inzara, nkabibona kubera kuba responsable akenshi, nkabona ko Faustin ashonje. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru ko Imana yumva, ko ireba bitandukanye nuko abana b'abantu bareba. Nukuri ndashima Imana. Imana igire neza, Faustin izakugira neza, kandi nanjye ndahari ku bwawe. Icyo gihe njyewe ntabwo nabonaga umwanya wo kuza mu nzu y'Imana cyane, ariko Faustin akansenyera, kamwe ndifuza ko twajya tubana mu nzu y'Imana kuko ndagukunda, ni kera cyane. Ndashimira Imana yo mu ijuru rero ko uyu munsi Imana impaye sinyare ntoya ko n'ibyo yavuganye nanjye byose bizasohora. Ishusho yose mfite ni ukubera Living Word, ni ukubera itorero. Malgré tout ibindi byose, nk'umwana mu rugo nshobora gukosa, ukora amakosa menshi nk'umwana, ariko iteka ryose yuri umwana, ku mubyeyi uhora uri umwana, n'ibyo wakora byose my Bishop warakoze kunyihanganira. Thank you Bishop, yaranyihanganiye. Hari igihe rimwe na rimwe twe yarabimbwiraga, hari igihe ugira ishyaka ryinshi, rimwe na rimwe abarinze barabizi, ariko nakundaga kubareba igitsure cyinshi gikabije. Rimwe na rimwe nkaba nakora amakosa, ariko ndashimira Winners. Igihe cyose nabahagaze imbere mbayobora, nta muntu twagiranye ikibazo ngo yumve ngo waranyanze, oya. Winners Imana umugisha imweshe. Ndihuta cyane. Ndashimira itorero muri rusange, mwakoze. Imana mu ijuru bahemugisha. Umuntu wese yifuza kuba mu itorero, ube mu itorero, ugira icyo ukora mu itorero, ube umwana w'itorero. Amen. Ubigire umuhigo wawe, Imana izakugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ndashima cyane 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 abashumba banjye, Pastor Innocent, Pastor Serge, Pastor Juliet, barakoze. Ngiye abantu bamaye amafaranga menshi,
menshi. Abantu bari ku rubuga rwanjye barabizi, bampaye amafaranga menshi kuko njye ntayo nari mfite, ariko Imana yampaye abantu, bampaye amafaranga menshi ku buryo abantu bambwiraga ngo se ayo mafaranga abantu bazayasoza. N'abantu bankoreye ubukwe rero n'itorero, nta bandi bose, byose byabaye kuko nahuye n'umushumba wanjye Bishop. Nagiye mbona ubukwe bwanjye numva umutima wanjye uranezerewe, nabiganiraga na madamu, njye mfite kuntu ibintu abishiramo imbaraga cyane, njye nkagira kwizera gukabije. Ibyo ambwira nkamubwira ngo ibyo nta kibazo, ibyo ngibyo nta kibazo. Kuvuga ngo nta kibazo ntabyo nari mfite, ariko nari nizeye Imana. Ni ukuri sinigeze mfukama, niko kuri, ni jyewe ntago ari wowe uzapfukama. Ntago nigeze mfukama ngo nsenge nza no mu rusengero, nta bantu bambonyeje kurara mu rusengero kuko mfite ubukwe. Nari narabisengeye kera, nkavuga ngo Mana ndimo kwinjira mu mashimwe yawe. Rero Imana yankoreye ubukwe bwiza. Mbishimiye Imana yo mu ijuru. Cyo nakwifuriza buri muntu wese, Imana izabakorera ubukwe buruta ubwo Imana yankoreye, izagukorera ubukwe bwiza kuruta ubwo Imana yankoreye. Ntago umuryango wanjye uri hano, ndashimira famiye yanjye na famiye ya madamu. Ifamiye zahuye ziba umwe, barahura barahuza, ahuza na bashiki banjye, nanjye mpuza na musaza we, bose turahuza. Numva umutima wanjye uruzuye. Umudamu Imana yambwiraga sinshidikanya na gato n'uyu nguyu. Ndashimira Imana rero ku rwego ingejejemo. Hari abantu bambaje barambwiye se Appolinaire tuzakomeza gukora ku munsi wa 4 wa Rejoice. Niba nshobora gukora ubukwe ku wa 6 nkaza ku cyumweru mu nzu y'Imana, ntago nananirwa ku wa 4. Rero tuzakomeza. Ndashimira abantu bose arabadukurikiranye online, abashumba batandukanye bumvisha ubukwe bwanjye, bakampamagara, bakanyicaza, bakanganiriza. Mushumba Antoine Rutayisire yarampamagaye arambwira ngwino, arangicaza mpereza impanuro, aranganiriza, arambwira ngo uru rwego ugiye kujya mu rundi rwego, hari amavuta wakoreragamo, hari andi mavuta ugiye kwinjiramo. Byo ndabishimira Imana. Shimira abashumba banjye baranganije mu buryo bwose. Ndabishimira Imana cyane. Nkuko babivuze ntago twabivuga ngo tubirangize, ariko Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye. Abantu nzakomeza mbashimye. Ngiye kuvuga umuntu umwe ku wundi, ntago twasoza. Gerageje gucisha muri makeya, ariko kuba kose urugo rwanjye, ubuzima bwanjye bwose bwahindukiye, ariko ngeze ku birenge bya Bishop. So rero mumfashe dukomere umushumba wacu amashyi menshi. Tumukomere amashyi menshi. Yansezeranyije neza kugira umushumba mukaba inshuti. Ngiye Bishop ni inshuti yanjye mu byumve. Ndi mutoya, ni umubyeyi wanjye, ni umunyacyubahiro, arubashywe, ariko ni inshuti yanjye. Ni wa muntu tuganira kuri telefone, niyo abandi bakumva turimo tuganira ku ruhande bakavuga so ni Bishop wawe, ntabwira niwe, kubera guca bugufi. N'umuntu twicarana tugasangira ikawa, akanganiriza, akanyereka ko ndi free kuri we. Rero ndamushimira. Namubwiye madamu, namubwira ngo mubwira ko Bishop ari inshuti yanjye. Arambwira ngo nanjye ngo ni inshuti yanjye. Arambwira ngo ariko ngiye nkunda ijwi rye. Ambwira ijwi cyogera muri Amerika, none mose ijwi ndabivuze.
arambwira ngo nkunda voice yiwe pastor, ndamukunda. Rero ujye ukunda no kuyigisha n'ibyanditswe kuntu yigisha nabyo. Rero narabitegereje, arambwira ngo nkunda voice, namwe voice kuri nkunda ngo voice yiwe abisubira muroro. Ni byiza niba akunda voice n'ibindi byose azabyumva, kuko umuntu yumva voice ko yateze ugutwa kumva. Amen. Rero church ndabashyigikiye, hagararanye nanjye, umuryango wabonye ko mfite umuryango wundi. Barambwiraga ngo ahantu baraguhemba, buri munsi bakanyicaza, famille ikanyicaza, bakambwira ngo ni gutuba ku rusengero kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa gatandatu, ku cyumweru baraguhembura tubeshye. Rimwe na rimwe nkababwira ngo barampemba, kuko n'ubundi nari ndiho nishura inzu, umva se batarampembaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari ukuntu Imana idutunga ko twageze imbere yayo. Rero ndashimira Imana, ni ukuri. Reka nsoze. Mere ubarikiwe sana. Asante, ubarikiwe sana tena sana. Amen. Yewe kadusoze. Akarago k'ubusharire mu gishara cya Kariho na Fosite ndetse na Manuel.